ishuri ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ishuri ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo reka dutangire tugusuhuza wowe wahisemo gukurikira ibiganiro binyura kuri iyi channel ya Evangelizero Monde. Ya Imana iguhe umugisha. Reka iyi nkuru yacu tuyitangirire mu ijambo riri muri Zaburi ibice 46 guhera ku murongo wa 2. Haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Reka dusubiremo, haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Impamvu nsomye iri jambo cyane cyane ngarutse kuri aha havuga ngo n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, nuko nyine hari amakuba tunyuramo, hari ibyago, hari ingorane abantu bagenda bahura nazo, ariko Uwiteka akatuba hafi agakomeza imitima yacu, kuko hari inkuru wumva ukibaza, ese ubu nabwira umuntu ngo nakomere, nabwira umuntu ngo yihangane, nabwira umuntu ngo namubwira iki, namenya mubwira iki cyakomeza umutima we, ni irihe jambo nabwira umuntu wagize ibyago, wagize ingorane, ufite agahinda, umuntu wabuze abe, umuntu wahuye n'ibikomere bikomeye, ni iki namukomeresha? Ijambo rero navuga ni ukuri, uyu nguyu utajya ubura kuboneka mu byago n'amakuba byacu, abe hafi y'abafite imitima ibabaye, abe hafi y'abafite imitima ikomeretse. Ya Evangelizero Monde TV twamenye inkuru ejo ku mugoroba igaruka ku rupfu rw'umukozi w'Imana Pastor Claude. Yari inshuti yacu, yari inshuti ya Evangelizero Monde, yari inshuti y'abantu benshi, umupasiteri witondaga, umupasiteri wacishaga make, umupasiteri rwose wari ufite indangagaciro za gikristo. Kuri ubu rero nyine akaba atakibarizwa muri iyi si y'abazima, akaba yatabarutse nk'uko iyo ndirimbo ibivuga ngo umukozi w'Imana ngo aratashye. Rero ni inkuru yatugezeho ejo ku wa mbere nimugoroba, ariko ko urupfu rwe rwabaye
ku wa mbere mu gitondo mu masaha mu masaha yine rero akaba yazize nyine urupfu rutunguranye. Twihanganishije umuryango we, twihanganishije itorero muri rusange, twihanganishije inshuti ze za bugufi ndetse n'iza kure, twihanganishije abantu bose n'abakunzi ba Evangelize Le Monde. Abenshi bari bazi uyu mupasiteri Claude, rwose turavuze ngo Uwiteka abe hafi y'abafite imitima ikomeretse, abe hafi y'abafite imitima ibabaye. Ni ukuri natwe kubyakira byatunaniye, kubyakira byaturenze, mbese ni ibintu twabuze ukuntu twavuga. Ariko nanone nyine umugaragu w'Imana yaravuze ngo urupfu rw'abakiranutsi ngo ni urw'igiciro mu maso y'Imana. Kandi mu byahishuriye Yohana nawe yabigarutseho ari ku kirwa cy'i Patmos, aho nyine yagize ati uhereye none hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, ngo baruhuke imiruho yabo ndetse n'imihate, ngo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Rero ndakeka ko uyu mupasiteri wakoreye Imana, uyu mupasiteri wavuze ubutumwa hariya muri mujyi wa Rio ndetse no mu yindi mijyi itandukanye y'iki gihugu cy'Ubufaransa, uyu mupasiteri wagaragazaga vurema ko ashaka gukorera Imana. Nanjye yewe urimo uvuga iyi nkuru ndabyibuka rwose, anyakira mu itorero rye rwose, ukabona ko yari afite urukundo rwinshi rwo kwakira abakozi b'Imana, yari afite urukundo rwinshi rwo kubana n'abantu b'Imana. Rero ni ukuri turavuze ngo Uwiteka nyine amuhe iruhuko ridashira, kandi n'umuryango we, abana asize, umudamu ndetse n'itorero ndetse n'inshuti ze n'abari bamuzi mwese, turavuze ngo Uwiteka akomeze imitima yanyu, kandi ni ukuri atange ihumure, atange kwihangana gukomeye muri uyu muryango. Mukomere rero, nabuze ikindi navuga, nabuze ikindi narenzaho, ariko Evangelize Le Monde yifatikanije namwe muri ibi byago bikomeye gutya, kandi tuzajya dukomeza tubagezeho amakuru uko tuzajya tugenda tuyamenya. Mugire amahoro y'Imana abe mu mitima yanyu. Shalom shalom. Ararutse ishuri ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse, ararutse ishuri ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse ishuri ya Yesu.
aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma urwandiko rwiza ararutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo kubw'ihumure duhabwa na Kristo acyadutanya ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Yesu dutandukanya nawe tuzaruhuka.